Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Turabashimira by'umwihariko uburyo mudahwema kutwereka ko mutukurikirana umunsi ku munsi, mureba ibiganiro byacu tugenda tubagezaho. Imana rero ibaha umugisha. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ku Mana honyine niho hari ubuhungiro, kandi guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kurusha guhungira ku bakomeye. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mwami wacu ko ari weho wenyine udahemuka, ni wowe wenyine utagira inzika, kandi ni wowe udakora nk'abantu. Ngaho Mwami Imana dufashe kubw'ijambo ryawe, kandi uha umugisha buri muntu wese ukurikiranye ijambo, kugira ngo rigire aho rimukura, rigire n'aho rimushyira. Mu izina rya Yesu, amen. Ubuhungiro buri ku Mana. Umuntu ushobora kumuhungiraho, ubuhungiro yari afite bukarangira, ariko turashimira Imana, yo ntabwo ijya ihinduka. Iyo abantu bahindutse, Imana ntabwo ihinduka. Iyo abantu bananiwe, Imana ntabwo inanigwa. Hungira ku Uwiteka kuko ariho hari ubuhungiro honyine. Zaburi ya 71, duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka ni wowe mpungiyeho, sinkakogwe n'isoni. Umuntu wahungiye muri Kristo ntabwo akogwa n'isoni. Umubyeyi wahungiye muri Kristo ntabwo akogwa n'isoni. Umugabo yakwihakana, ariko Imana ntabwo yakwihakana. Abana bawe nabo bakwanga bakakwihakana, bakavuga ko utababyaye, kuko hari ibyo tugenda tubona. Nk'umukobwa akaba avuka mu muryango utishoboye, maze igihe cya mariage ye cyangwa igihe cy'ubukwe bwe agatira abandi babyeyi, kubera ko ashingiye nyine ku muryango avukamo, nyine abantu barahinduka, n'abana baguhinduka. Ariko umuntu wahungiye ku Uwiteka ntabwo akogwa n'isoni. Umusore wahungiye ku Uwiteka ntabwo akogwa n'isoni. Umugabo wahungiye ku Uwiteka nawe ntabwo akogwa n'isoni. Rero uhungira ku Uwiteka kuko ariho honyine hari ubuhungiro. Umurongo wa 2 aravuga ngo kubwo gukiranuka kwawe unkize untabare. Kubwo gukiranuka kw'Imana, Imana igukize inshuti yanjye, gukiza ibigeragezo, gukiza intambara ugenda uhura nazo uko bwije n'uko bukeye. Kubwo gukiranuka kw'Imana, Imana igukize kandi igukizanye n'abawe, mu izina rya Yesu. Untegere ugutwi unkize. Imana itega ugutwi yumve gusenga kwawe. Umbere urutare rw'ubuturo, aho nzabasha kujya mpungira, wategetse kunkiza. Kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome cyanjye, ngo aho uzabasha guhungira hose, Imana yategetse kugukiza. Imana ishimwe. Yesaya ibice byaho 50 umurongo wa 7 yaravuze ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, ngo nicyo gitumye nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Umuntu wahungiye ku Uwiteka ntabwo amwara. Umuntu wahungiye ku Uwiteka ntabwo akogwa n'isoni. Umuntu wahungiye ku Uwiteka ntibimuyobera. Umuntu wahungiye ku Uwiteka, guhungira ku Uwiteka bigira umumaro. Kura amaso yawe ku bantu, uyahange ku Mana, kuko Imana niyo nshuti nziza itagitererana umuntu ageze mu bibazo, itagitererana umuntu ageze mu ntambara. Uzi ko washaka umugabo ukamushaka umeze neza, maze wagwara, umugabo yabona isura ihindutse akakwanga, agashaka abandi bagifite isura nziza. Umuntu ni umuntu. Wihungira ku muntu, wikwishingikiriza ku butunzi ndetse no ku mafaranga, ahubwo ishingikirize ku Uwiteka. Umuririmbyi yaravuze ngo niseguriye
ntugitinya, nisunzu umukiza ukomeye, isunga umukiza ukomeye, isunga amaboko akomeye, ntabwo Imana izagutererana mu gihe wageze mu bibazo. Umurongo wa 4 haravuze ngo Mana yanjye nyarura mu maboko y'umunyabyaha. Imana ikwarure mu maboko y'umunyabyaha, Imana ikurinde amaboko y'umunyabyaha mu izina rya Yesu. Ngo nyarura mu maboko y'umunyarugomo ukiranirwa, kuko ari wowe byiringiro byanjye mwami Uwiteka. Ibyiringiro byawe byanjye nta handi biva uretse ku Uwiteka Imana yacu. Ngo ni wowe nizeye uhereye mu buto bwanjye, ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye, ni wowe wankuye mu nda ya mama, nzajya ngushima iminsi yose, ndi ishyano ritangaza benshi, ariko ni wowe ubugingo bwanjye bukomeye. Imana ishimwe. Nari nshaka kukubwira ngo nta handi hari ubuhungiro uretse ku Mana yonyine, nta handi hari ubutabazi uretse ku Mana yonyine. Ongera urugirire Imana icyizere, wikwita ku bibazo uhura nabyo, wikwita ku ntambara urwana, kubera ko iyo umuntu azaba ukomeye aca mu bikomeye. Rero ibyo bikomeye urimo uracamo ni ibyari biri kugutegurira ejo heza, ni ibyari biri kugutegurira umugambi w'Imana, ibyari biri gutegura umugambi w'Imana mwiza Imana ifite kuri wowe. Imana rero iguha umugisha. Nari ngambiriye kukubwira ngo hungira ku Uwiteka, kuko ku Uwiteka ariho hari ubuhungiro bukomeye. Wahungira mu gihugu runaka, icyo gihugu kikaza guterwamo n'ibyago cyangwa n'intambara, nuko ubuhungiro bwawe bugapfa. Wahungira ku mugabo, umugabo akaguhinduka. Wahungira ku mugore, umugore akaguhinduka. Wahungira mu butunzi cyangwa mu bakomeye, abo bakomeye nabo bakaguhinduka. Rero Uwiteka niwe wenyine utajya uhinduka, Uwiteka niwe wenyine utajya uhemuka. Imana rero ibahe umugisha, muhungire ku Uwiteka, kuko ariho honyine hasigaye ubuhungiro. Reka dusenge Imana. Mana, ndakwinginze kugira ngo ubere ubuhungiro abana bawe, ubere ubuhungiro ababyeyi, ubere ubuhungiro abagabo, ubere ubuhungiro abasore n'abakobwa, kandi buri muntu wese mwami waze kwifuza ku mutima we, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen.